Niba uri umucontent creator rero reka tujyanirane muri iyi video kugira ngo uze gusobanukirwa n'uburyo ki amahirwe YouTube iri guhereza content creator cyane cyane b'abanyarwanda ndetse n'ahandi hose agiye atandukanye, uburyo ki bw'ibitekerezo bitanu buri munsi bya video wakora YouTube igahita ibaha recommendation bikagenda bikagera ku bantu kure. YouTube rero ubu yabyoroheje rero, niba uri umucontent creator cyangwa ukaba ushaka gufungura channel cyangwa ukaba warayifunguye ariko wakora video ukabona nta views zigira, ugasanga views ni nkeya, abasubscribers ni bakeya, mbese muri make YouTube channel yawe yaragwingiye kubera yuko utasobanukiwe n'aya mabanga ya YouTube. Ubu ngubu rero ku bantu tubana kuri channel yitwa Channel of Rwanda TV nabo tubana ku Kizamini TV, niyemeje kubereka ibintu byose byatuma YouTube channel yawe itera imbere n'uburyo ki wabyaza umusaruro telefone yawe kabone niyo yaba ari iyi Airtel A Reason to Imagine ukabibyaza umusaruro. Dore ukuntu ubigenza muri iyi video nkuko bisanzwe, nkuko nabiberetse muri video zatambuze ukuntu wakoresha Chrome cyangwa browser aho gukoresha YouTube uploadinga cyangwa ukoreraho ibikorwa byawe ibyo ari byo byose kuri YouTube. Naberetse uburyo ki wakoresha Chrome, ubwo ugenda muri search ukandikamo studio.youtube.com hanyuma udutungukira kuri dashboard yawe ya YouTube channel. Hanyuma iyo urangije niwita uza ugahita ukanda ahangaha kuri content, ahangaha bituze ugahita ukanda hano kuri content, akangaka kano kantu ka kabiri. Iyo umaze kugakandaho itutungukira ahantu hameze gutya, ahangaha kuri video, ariko we uhita ubyirengagiza ahubwo ugahita ukanda hano handitse inspiration. Hano handitse inspiration, YouTube igwi cyitwa inspirational idea. Buri munsi kaguha ibitekerezo bitanu bya video byibuze wakora bibiri byashishikaza abafana bawe. Njya muno yuko iyi video ya mbere yamaye ndi kuyikora kuri channel yitwa Ikizamini TV, ariko no kuri Channel of Rwanda TV nzabibereka. Hanyuma uhituza hano yambwiye ati ngo nukora iyi video yitwa ngo top scholarship for Rwandan student abroad iri very popular. Hanyuma igiti kubwira ngo developing idea, sinzi niba uri kubibona, reka nzumi kugira ngo ubibone neza, ngo developing idea kandi bagete bambwa niyo hejuru ngo very popular topic with your viewer. Yes, urabona yuko ibi ni ibintu by'ingenzi cyane kwa content creator bashaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga nka YouTube, TikTok ndetse n'ibindi byose. YouTube ireba ibintu abafana bawe cyangwa abantu umuntu wari wese yakurebye bakunda gusacinga no kure hano kuri YouTube. Hanyuma YouTube igahita iteranya abaviewer bawe, igahita ireba ibintu bakushishikarira kureba, igahita iguha ibitekerezo bigera muri bitanu kuri buri video. Urabona yuko uko utumanuka tuva hano hejuru tuza hano hasi, uko tumanuka tuva ahangaha hano tuza hano hasi, niko views zigenda zigabanuka cyangwa abaviewer ibyo bashishikarira bigenda bigabanuka. Icyo bashishikarira bwa mbere n'iki yitwa ngo Navigation University Admission Rwanda Student Guide. Yes, murabona ko iki nicyo gitekerezo YouTube cya mbere ya Mai. Cya kabiri nacyo kiri very popular cyitwa gutya ngo Top Scholarship for Rwandan Student Abroad. Hanyuma urangije itukana kuri develop idea, you can develop idea itiguha title ugomba gukora, hanyuma wabikora YouTube igitiguha recommendation. Hanyuma urangije iguha na description y'iyo video yawe. Urabona yuko ibintu biroroshye cyane kuko iguha title, ikaguha description, ikaguha na thumbnail. Yes, iguha na thumbnail. Abacontent creator ntabwo bazibanga yo gukora thumbnail. YouTube none igukora thumbnail uhite uploadinga kuri iyo video. Hanyuma urangije rero bituzuge tukungiye hano kuri hook. Dore ni kano kantu ka kabiri, dore ngaka huku ni ya magambo utangiza video kugira ngo abantu bashishikarire kureba video yawe. Urugero amwe ngo are you a Rwanda student dreaming of university but feeling overwhelming by admission process. Umva yuko iyo ni jambo riri inspiration cyane kubera yuko uritangije video muri ya masegonda 10 nababwiye muri video yatambutse yuko ugomba gutangiza amasegonda 10 utera abantu amatsiko. YouTube igituguha icyitwa recommendation n'abantu bagashika kuri video ya paka irangiye. Hanyuma rero iyo urangije iyi ni hook inspiration. Hanyuma hano inspiration wenda uri mubaza ikibazo no ya kabiri ni iyi ngiyi wenda uri mutera umuntu amatsiko. Hanyuma iyo urangije hano hasi ndabona connection nubwo ari nkeya, turagerageza wenda tuzishake. Hanyuma hano ugahita udusubira inyuma gakeya. Iyo usubiye inyuma uhita uza ugahita ugera hano handitse ngo outline. Hanyuma hano hasi ihita iguha
ikitwa thumbnail wakoresha kuri izo video. Yes, murabona yuko ibintu rwose ni amahoro. Ni guhanuze thumbnail eshanu kubera yuko n'ibitekerezo iba yaguhaye bigera muri 5. Dore yindi yambaye yamaye ngo navigation. Hano thumbnail yanditseho ngo navigation university admission. Yes, murabona ko ibintu biroroshye cyane. Niba uri content creator ukabukunda amakuru nk'aya ngaya rero, niba ukigera hano ukabona ibintu ari by'agaciro, kanda subscribe, ufungure inzogera, urayikinge iyi video, ndetse uze gusharinga iyi video ku content creator afite itekerezo nk'ibyawe, usige comment ubwira ati noneho utawuzakurike akantu k'ubwenge. Dore byibuze title bambwiye nakoresha hari ngo Rwanda Student Guide Unlock. Ubwo hano ndi kubikoresha niciye kuri channel yitwa Ikizamini TV, ariko no kuri channel yitwa Channel of Rwanda TV naho ibitekerezo birahari, nawe bigerageze kuri channel yawe birakunda cyane. Hanyuma rero reka tuze gura mu kanya turebe buryo ki wabyaza umusaruro izi mbuga nkoranyambaga. Muri yuko ibintu biroroshye cyane, ahubwo abantu ntago babaha amakuru ya nyayo yizewe. Hanyuma rero niba ushaka yuko aya makuru tuzatubagezaho ku gihe, kanda subscribe, ufungure inzogera, urayikinga video, dutere imbaraga zatuma dukora video nk'izi ngizi zikumenyesha amakuru nk'aya ngana n'amahirwe ufite mu biganza byawe ukoresheje telefone yawe, kabone niyo yaba ari Airtel, a reason to imagine. Hanyuma nurangiza utubwire muri comment ati dukoreho ibintu bimeze uko nguko. Hanyuma muri video izakurikiraho nzabereka uko iki wakora thumbnail nziza ikurura amaso y'abantu bagashishikara kureba video yawe. Ndabakunda cyane, reka tuze guhura mu kanya tureba ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Murabona yuko iki ni cyitwa inspirational idea. YouTube iguhereza ibitekerezo 5 ku munsi washyiraho kuri YouTube channel yawe, hanyuma abantu bagashishikarira kureba video zawe. Ndabakunda cyane rero, reka tuze guhura mu kanya tureba ayo ma video. Bye bye, Jenny Kariste Mutabazi arindi wacire. Reka twumvise ko no kubana kuri channel yitwa Ikizamini TV ndetse na hano cyane mu content creator. Ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza kugira ngo nawe mubyaze umusaruro imbuga nkoranyambaga no gutangire ufate akayabo k'amadolari hano kuri YouTube biciye muri content wakoresha, kwa ari comedy, amakuru n'ibyo byose byagufasha. Bye bye, reka tuze gura mu kanya.